Nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye Cano ni Byiza TV, nkomeza kugushimira wowe wamaze kuba ukora subscribe ku Byiza TV. Umutoza w'igihugu y'u Rwanda Amavubi, w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ati zasezera. Umutoza w'Amavubi abajijwe niba azongera amasezerano, asubiza ati zasezera. Ubwo mwamaze kumva amakuru ngiye kubagezaho n'ikipe ya APR FC, ndaza kubanyuriramo mbabwira uko bihagaze. Rayon Sport ndaza kubabwira uko bihagaze. Bafana b'aya makipe ntimujye kure, ariko muze tuganire ku mutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, amagambo yaje kuba atangaza. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yaje kuba abazwa ati ese ko amasezerano amasezerano yawe arangiye, birashoboka ko wakongera amasezerano? Umutoza yagize ati, umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Frank Spitler yavuze ko azasezera ku mwuga wo gutoza nyuma y'uko amasezerano y'umwaka afite yo gutoza Amavubi azaba arangiye mu mezi abiri ari imbere. Ni ukuvuga ngo ibi uyu mutoza ukomoka mu Budage yabitangaje ari kuwa kabiri mu kiganiro yari yagiranye n'itangazamakuru nyuma y'umukino wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika 2025 yanganyijemo na Nigeria ubusa ku busa, aho yavuze ko ubwo amasezerano azaba arangiye azasezera. Yavuze ko ubwo amasezerano ye azaba arangiye azasezera ku mupira, azasezera gutoza, azasezera mu mupira. Ati ubwo nageraga hano bambajije igihe nifuza kuhamara, vuga ko nifuza kuhaguma umwaka umwe, kuko nyuma nzasezera ku gutoza inkweto zanjye ziri gusaza. Ndongera nsubiremo, umutoza Frank Spitler yagize ati, umutoza w'ikipe y'u Rwanda Amavubi yagize ati ubwo nageraga hano bambajije igihe nifuza kuhamara, mvuga ko nifuza kuhaguma umwaka umwe, kuko nyuma nzasezera ku gutoza inkweto zanjye ziri gusaza. Ndongera mbasubiriremo guys. Umutoza yagize ati ubwo nageraga hano bambajije igihe nifuza kuhamara, mvuga ko nifuza kuhaguma umwaka umwe, kuko nyuma nzasezera gutoza inkweto zanjye ziri gusaza. Uzi ko inkweto ze ziri gusaza, umutoza wanavuze ko hari inkweto yaguze, akavuga ko iyo nkweto niza agitangira umwuga w'ubutoza, yavuze ko iyo nkweto aguze nisaza nawe azarekera gutoza azava mu bintu by'umupira. Frank Spitler ubwo yatangazaga ko azasezera byatunguye benshi, maze yongera kubazwa niba koko azasezera, abishimangira avuga ko nyuma y'amasezerano afite ariko bizagenda. Tariki ya mbere Ugushyingo 2023 nibwo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryatangaje Frank Spitler nk'umutoza mushya w'Amavubi kuva icyo gihe amaze gutoza imikino 8 irimo 6 y'amarushanwa n'ibiri ya gicuti. Muri iyi mikino yatsinzemo imikino 3 anganya 4 atsindwa 1. Uyu mutoza urumva ni byiza ko aganirizwa kongera amasezerano. Biragara ko mu mvugo z'uyu mutoza
biragaragara ko mu mvugo z'uyu mutoza harimo agasuzuguro. Biragaragara ko mu mvugo z'uyu mutoza harimo n'agasuzuguro guys. Yenda bibabwiye namwe wenda mumbwire uko mubyumva, ariko ibyo cyo kuvuga ko inkweto ze zishaje bisobanuye ko mu mafaranga ahembwa atashobora kugura inkweto. Ni ukuvuga ngo wenda nanjye uko niko mbyumva, ariko nyine muze namwe kutubwira muze kutubwira rwose, ntabwo byoroshye, muze kutubwira kabisa. Biragaragara ko uyu mutoza mu mvugo z'uyu mutoza harimo n'agasuzuguro. Mbese ni ukuvuga ko inkweto zishaje, izo nkweto arimo kuvuga ngo zishaje bisobanuye ko mu mafaranga ahembwa izo nkweto ntazirimo. Ntabwo yashobora ntiyaguramo izindi nyine cyangwa mu mafaranga ushobora gusanga atagura izindi. Nabazwa icyo ashaka agihabwe, yongereho yewe n'undi mwaka, hafi n'imyaka ebyiri birakwiye. Guys, igitekerezo cyanyu kiragaragara kuri Byiza TV nyuma y'isuzuma kandi mu gihe gatinze. Guys, ndabakorera, ndatangira gukora live. Ndatangira kubakorera live, urandika izina ryawe muri comment ahasigaye. Izina ryawe muri comment ahasigaye, ubwire naho uherereye, ukurikireho igitekerezo cyawe, ubundi dukomeze kugendana akantu kandi. Kora subscribe, ndagukunda cyane.